shinga tuzakijyamo ibikoroto bifatika abakopasiye ako mu minisitiri bita gipufe nyine urareba narenje konganga mufite ibintu byo kwandika ibintu by'abantu bajya mu bintu by'ikopasi ko naruzi nanjye narashomerewe kugira ngo nanjye nawe muncoreshe kuri ibyo bintu kugira ngo nanjye nzinjire mu kashi kimeze neza. Iyo nkuru wayumvise hesha wayumvise he wanza yinkaze mvanze icyo nakabuki niko sayo nkuru wayumvise erega inkuru yaciye ibintu muri kano gace kose numva nta muntu utayi itangazo ryabagezeho cyane ariko iradare kuri telefone YouTube za guguza umva force afite imyaka ingahe urebye 15 ntabwo twakira aba 15 ntabwo ukutaye guhera kuri 12 kumanura ihute ndibutse wibutse iki nari nkubeshye mu myaka 15 arwayemo imyaka 3 sibira umwaka umwe mu wa gatandatu kandi mama yambise amezi 9 n'andi amezi 3 yongeraho nose ni ukuvuga ngo rero urumva afite imyaka 10 ahubwo amenye n'imyaka yari ifite wacana ndakubwiye yuko imyaka abagore bafata bakayikuramo ngo imyaka iragabanutse akijana bw'iki gihe kimwasaze twe hano turi abayobozi kwandika kopasi mu buri imyaka namaze nyonka naramenye icyatsi ruru ibaze nawe naramenye icyatsi ruru ikijege n'urubingo umwumbati nizo gihe bitagira umuco kiza kwanduza uru rupapuro urandebe cyana by'iki gihe kandi bifite imyumvire mibi cyane. uyu mugabo ashaka kubasa akiyobozi ko wikaze banze ushika ikimata cyawe ni wowe mubyeyi w'uyu mwana uyu mwana hari ukuntu nyine yaje hano mbona ko n'ubundi kohereza umwana ntabwo ari byiza ahubwo mwakoze kuba mwaje mbonaho se ahubwo uyu mwana nyine yambwiye imyaka afite pe ngo ni 10 ko yakuyemo iyo yarwaye iyo yasingiye mu mashuri nyine n'iyo umubyara nyine n'amezi akivuka nyine n'amezi wamutwise twayibaze dusanga ni imyaka 10 gusa none wakwiyandikiraho uyu mugabo ashaka kubasamba wakwiyandikira we mama ko mbona najya ariko tuba dukeneye n'uburinganire waba n'umuyobozi buriya uyu mugabo ashaka kubasamba jewe rero baruzi nanjye nkeneye kuja muri kopasi wacha nawe ceceka hanga nako mwana wowe ceceka byakemutse wenda nako uranyumvira wa muyobozi uranyumvira wa muyobozi ese undi kugira ngo mureke kumwandika byagenze ntabwo ko mwasanze imyaka yujuje ntabwo ariko uyu mwana nta nubwo twanze kumwandika ntabwo twanze kwandika uno mwana ahubwo byagenze mwe yarimutumye umubyeyi ngaze turebe ukuntu twagira hari yabyanze wanyu ntabwo nakubita muri ibyo bidosiye twashakaga kubita muri ibyo bidosiye wanyu nanjye ngomba kujya kuri izo mwana ceceka aho ngaho genda ubwire ya mugabo hari haruguru andi minota ya 500 aguhe imigati 2 uwanje n'uwa mama wawe ugize ngo kandi kuri ikibazo cyane imigati harani imito yihute agasaniwe genda kuko kanye nanze gutuzugura abana ariko ego utamwana dore ko abana b'iki gihe mwabaye nawe yihute mama wanjye wapi nyine nawe urabona ukuntu yari imeze mwana bimeze rwose nyine namwe tuba tubashaka cyerekeye nyine n'amakopasiyo y'umwana wanyu nyine ko nyine nawe waba nyine umuntu ukomeye muri no kopasiyo erega iri ni itsinda twakoze rwose none tubafashe nyine ni kopasiyo murashaka gufasha twe mukeneye waza kuza kundeba nimugoroba jewe nijoro nyine tukavuga niho mumwandika nijoro hoya kumwandikaho nyine ni ibintu tuba turi kuzuza ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ni ibintu tuba turi kuzuza nijoro ariko nijoro
ufite n'ikibero uyu mugabo ashobora kuba asamba n'uriya mwana wawe waje kwa siporo wagariwe rwose ikibabajeho ni ikintu kimwe kuri buti zose nakubise imyuma amaguru ajya amaguru yahiye ni ukuvuga ngo ibintu mwanonye rwose ndabibuze muyobozi mugiye mumvaza kuri ibyo bidosiye byabo nanjye njyamo nanjye njye kuri izo mpano z'abo bayobozi nanjye numva uburyo byiza tuza wa mwana ariko abana b'iki gihe tuza ariko iyo umuntu mwiga abajye kandi sha mwe muzatuma abantu ntabwo reka mubwire izina ryanjye ngo mwandike twigendere nimba mumwandike witwa nguki Ngendahayo Viseni Ngendahayo Viseni iryo zina ni ry'abasaza sha Ngendahayo so kuditira amaboko kujya wandika neza ariko nk'umuntu w'umuyobozi Viseni gutyo harya ngo mushaka ibintu by'ibindi by'ibidosiye amabaruwa aho umuntu atuye nabyo ceceka nakwandisa wikwanga icyo mubyeyi ariko se ubundi urindi mubaza izina rye ubundi sinjyewe wandika bishinzwe kujya muri kopasiyo ako nawe rero jya utekereza ushyire mu kuri uriya nawe ufite kuba umuntu ukomeye muri iyi kopasiyo kubera yuko ino kopasiyo iyi kopasiyo ubundi ni nziza cyane ijyamo ariko niyo gufasha abana si iy'abantu bakuru ako n'abantu bakuru uriya ntacyo ureka mufite kuba n'abayobozi mwese abana wanza y'indatse mbaze nahagarika hano hirya cyangwa warangije kwandika imyirondoro nyine aho murahandikamo abana kandi ngenda umuntu mukuru ndumva atari nawe mwanditse byaba ari uburinganire wenda nawe ukazaba n'umuyobozi ariko ntabwo najyamo aho nakwandika ku ruhande nta kibazo witwandikira ubwo wanditse umwana wanjye birahagije nimugoroba ariko uraza kuza nimugoroba numva ari ngombwa ni ngombwa cyane uze kuza ni ngombwa uze kuza ni ngombwa ni ngombwa pe wese kandi uragenzwa n'iki bakwandike muki muri kopasi mu by'ubuterankunga se urabona wadutera inkunga sha urabona wadutera inkunga kandi njye muzamuyitera se bazajya bayitera wowe ufite imyaka ingahe 17 ngaho utabasha ntabwo hano twandika abana b'imyaka 17 nugera kuri 12 kumanuka ihute kandi wambabarire ko kukanda ntabyo kukubabarira ihute amarusha wanyandika ihute wa mwana we gira imure isi y'umwandika arengeje imyaka gira imure mubyeyi ihute sha ntabwo uri kumva ihute ntabwo ndi buve aho mutanyandika ntabwo urimo wumva uretse ndagira ariko ndagaruka nagarangiza se kudovaza ibyo bintu by'ibikaramu cyangwa ikaramu yapfuye none ngo umwana ubundi wagiye ku ruhande rwe ko nakwanditse okay Ngendahayo Viseni mama ndumva ariko ibintu byarangiye waretse mama wawe rero umwihorere wa mwana rero buriya buteye ubwicazo hariya inyuma hariya ihute wa musore uvanye hano kandi mubonye asanye n'amapawusa zikazanye amapawusa urabeshya mubonye hano inyuma ahubwo ubiteguye icyo bwabwe ntabwo nyizi Was at this moment he knew. He fucked up. urabona se ntabwo noneho uri bunyandike mwebwe cyangwa se umwandika hakiri kare ko nyine mwebwe kurandika harya n'ibintu bijyanye n'iki na kopasiyo tara urumva shaka utabona bazabaduha tugurisha ibiryo byose ariko tubirya imyambaro yose ariko ubwiza bwa tara reka biriya bintu batanga nta muntu wabyambara ahubwo mugabanye urusaku mbabwire kunyandika se byakunaniye ihita niyandika wiyandika ibiki hano waje kwiyandika uri mu mushinga baguteyemo ubuyobozi umugabo ndabona ashaka kuyitekura zana hano nta kintu mwebwe mubonara mwumvi mwebwe nta kintu kuko ko mubona ese ubundi iyi kopasiyo igamije yandika cyangwa telefone ubitanga iyi kopasiyo igamije iki igafasha nyine abana bose ni bande bafasha abo bana uwitonze Marie Gorete
ni umuterankunga ukomeye ni umuhinzi mworozi yorora ingurube inkoko watutuje no kurwitangira urawe ingurube umva n'ayandi magambo ariko n'ayandi magambo oya mureke ugomba gushyira ku mwanya wawe nuriya munyonzi wa hariya hepfo nawe yari yemeye kumbe harimo n'abanyonzi kumbe harimo n'abanyonzi mwana twitahire iyo niyo kumbe harimo n'abanyonzi abanyonzi n'undi munsi mwana tubose natuno dutafu urimo gushaka kutujyana fatuma umva usigana iyo pika mwana usiko badwani jamani iyo nkweto umva se mva mubwire wari wigize akahakasesha n'ubundi ntabwo nzumva umva udukura muri ukakireka noneho turaburana ibyo nkweto nizo zamenze muri byose reka nta bibi tugusigira n'ipantaro tuyikuremo mubabarire kujyana ibyo biriya bitipe bintwariye imyambaro usira akenshi kari yonyine nageraga noneho nzajya nambara nzajya nira ndetse bazijyanye havuye izi hazava n'izindi we imana izafasha buretse imana izafasha